ngo n'umuhanzi w'umunyarwanda original Oji. OG Oji. hari indirimbo yawe nkunda ngira ngo na umaye amatsiko yo kwitangirira yitangire rwose. ni indirimbo yitwa reka tuyumve. Yes. Cyarukenyemura. Cyarukenyemura. Yes. Aha murakagira Imana mutari mwuka byaragwe. Kitate cya mushabizi cyaratete ndatera ndibariza makuza rutabangira yego ye hameze gisere matware murakaza neza nanone kuri Gisa Vox aho tubageza ubuzima bwo hanze ndetse no mu gihugu. Tuba turi muri Amerika, muri Canada, tubagezaho n'abantu bafite bagaciro, bafite ibintu byinshi badusangiza nkuko musa inararibonye munsi sindi jyenyine hari umugabo ufite ibigwi uzwi cyane, twaramushakishije turamubura, noneho uno munsi yatwemereye ngo reka nze tuganire turi kumwe nawe hano. Ariko mbere ya byose reka nakire Fani muraho nanone. Ndakomeye. Urakaza neza kuri Gisa Vox cyane. Nje nitwa Fani Akimana Rukakaza Gitumbura Solution. Nkuko mpora mbibabwira, umudame ufite amazina menshi cyane kubera uko yagiye abana n'abantu, nk'abantu umumama ufite abana batatu, nkagira n'abuzukuru babiri, nkaba ndi umuhanzi, ndabyina, ndanaririmba gakondo nyarwanda n'ikirundi. Murabyumva rero, uwo ni Gitumbura Fani, umuhanzi. Ibyo byose yababwiye, ariko ku ruhande rwanjye rw'ibumoso rero hari umushitsi mfite utoroshye. Umushitsi ntago yoroshye, n'ubwa mbere yaje hano kandi n'umugisha turakwakiriye. Yitwa Nyabyenda mu mazina nzi. Nyabyenda afite amazina menshi, ariko ndamwakira yivuge mu muco cyangwa mu buhanzi. Murakoze cyane Gisa. Ufite izina ryiza cyane. Urakoze. Uko bivuze nitwa Nyabyenda da Costa. Nyabyenda da Costa. No kuri YouTube yanjye niko nitwa. Wageraho akashyiramo Nyabyenda da Costa aramubona ibigwi byanjye. Wow. No muhanzi w'umunyarwanda original. Ngo n'umuhanzi w'umunyarwanda original. Oji. Hari indirimbo yawe nkunda ngira ngo na umaye amatsiko yo kwitangirira yitangire rwose. Ni indirimbo yitwa reka tuyumve. Yes. Cyarukenyemura. Yes. Aha murakagira Imana mutari mwuka byaragwe. Kitate cya mushabizi cyaratete ndatera ndibariza makuza rutabangira yego ye hameze gisere matware mukenyemure dukeshi imihigo. Cyarukenyemura. Urakoze cyane. Uwo ni Nyabyenda. Hari abantu benshi hashize igihe bankumbuye. Oya bagukumbuye, hashize n'igihe cyinshi utaboneka. Hari n'abanyibagiwe. Hashize imyaka myinshi utaboneka Nyabye. Wabagahe? Jewe
nk'uko mwabivuze kuri cano Gisa Vox Nyabyenda ndi umuntu ubutore bwanjye ubuhanzi bwanjye nawe uvanye Nyanza mu Rukari. Inyanza mu Rukari. Wenda tureta twinjira mu kiganiro ako kanya noneho tukubaza igihe waba waratangiriye ubuhanzi. Natangiriye ubuhanzi ndi umwana muto. Papa wanjye yari umuhanzi mu gihe cy'ubwami. Aho bitaga Ishyaka. Niho yabyinaga mu Ishyaka ibwami. Hanyuma jiwe ndi umwana wa 9 nkuko nitwe Nyabyenda. Uri umwana wa 9. Mwumva hano naturutse. Wavuye kure. None muri iki gihe uravuga ngo iyo uvuze wa 9 kuvuga ni Bucura cyangwa haracyara hari abandi nyuma yawe. Mfite 10. Jende wa 9. None muri iki gihe ubu leta iravuga ngo mubyare abo mushoboye kurera 2 3. Uwumve rero jewe mfite Imana yanjye yanzanye ndi wa 9 noneho nkabasha kuba n'umuhanzi ariko wigitangaza. Ntabwo ari iki ubuhanga bwanjye nabivanye mu Rukari kuko ndibuka 86 narindi mu Rukari. 86 narindi mu Rukari muri junior yo mu Rukari. Wow. Kandi 86 ngira ngo inda yawe wowe yari tarazamo. 86 navutse. Wari wavutse buriya? Ndowo muri 85. Uzi ko buriya turimo ndashaje. Icyo gihe rero niho ko kugera muri 86 ngera mu Rukari nuko nari nararobanuwe muri icyo bita commune, perefegiture, superefegiture ibyakera. Biriya byakera byarahindutse. So ariko kugira ngo uva aho ngaho nuko wabaga uri umuhanga. Imana yampaye ubwo buhanga ngera aho ngaho ngera mu Rukari mbu muhanga ngera mu Rukereza. Kuko murakoze cyane. Kuko muri 90 nakiriye papa wa mbere uriya wa mbere. Papa wa mbere muri 90. Muri 90. Ubyina. Ni yitwaga mwabana mwe mujye mu nago nibuka nago mbyibuka ngo Paulo ye nibuka nanye nari mutoya ariko nzi yuko nakiriye Papa Paul muri 90. Yes. Ndi mu Rukari. None se muri icyo gihe ko numva wakuriye mu muco cyane. Nakuriye mu muco kubera yuko ukaba waraje muri iki gihugu imico isa nkaho ivanze ubwo nari nsimbutse icyo gihe. Ariko ndashaka kubabwira ngiri n'abanyarwanda babyumva yuko ndi mu bantu bakiraga umwamikazi Gicanda aje gusura imva y'umwami Rudahigwa umugabo we. Jewe uzabihunyuza azabyandike. Nyabye ahubwo ngewe ikintu ngiye kugusaba noneho. Yes. Ntago turi bubyinjiremo kuko ndumva ufite amateka kandi buri munyarwanda agomba kumenya. Reka tuzabifatira undi munsi. Okay. Tubifatira umunsi utwigishe ayo mateka turayakeneye. Rwose. Ngiye ubwanjye ntabyo nzi. Jewe ngize Imana mbonye ahantu ushobora kuvugira amateka yanjye n'abanyarwanda bakajya bayabona bakayamenya kuko hari ukuntu tuzinga amateka y'igihugu cyacu akazengerwa mu bana batoya ariko abakuru bakababuza ko ibyo nibyo bakababuza kuyavuga. Noneho rero ngize Imana aho mbonye mvugira amateka yanjye
ubwo kandi n'igihe hari abandi nabo bashobora kuzaza hano. Oya nibyo ibyo ndabyemeye kuko tukubajije wenda waduha duke kandi tukagira amatsiko menshi reka turekera aho. Utwo ni duke nari mbahaye. Utwo ni duke ariko utwemereye ko tuzaganira ukaduha amateka. Nzabaha amateka yo kuva nakira madamu umwamikazi Gicanda mu Rukari, umwirebera n'amaso avuye gusura imva y'umugabo we Rudahigwa Imwima na Mushirarungu. Yarazaga mu modoka bayita Gikeri kigihe. Gikeri nakabona. Niyo yazagamo. Kagira moteri inyuma. Ndakabona. Yes. Fani, mbere yuko tujya mu kiganiro no ibyo ngibyo tuzabiganira twemeye ko azagaruka. Fani, hari ibyo wowe wavugaho iki kuri ibyo byose atubwiye? Ibyo byose wowe umuzi gute Nyabyenda? Muri make wowe duha ijambo none twite twinjira muri ikiganiro cyacu. Umva dukunda kuganira ibijyanye no kubaka. Impamvu nyamukuru ngewe nashatse ko Nyabyenda ni umuco dusa karande dusa nk'uwo twataye, noneho ugasanga mu mibanire umugore n'umugabo mu rukundo rusanzwe. Urubyiruko rw'iki gihe bavuga ngo turi ngo mu bihe ngo ibyo ni ibya kera, ngo reka twibagirwe ngo ibya kera ngo turi ngo turi mu iterambere. Urumva rero ni ibyo rero nibyo ngibyo tugiye kwinjiramo no Thank you, murakoze. Murakoze cyane. Uri tayari Fani? Wehege wowe urumbajije ukuntu namenye Nyabyenda. Ukuntu wamenye Nyabyenda. Ukuntu urambabarire rwose. Urakoze cyane. Mfite ibintu byinshi rero mu mutwe mshaka kubaza Nyabyenda ku buryo nanjye nivanzeho gake. Oya ni byiza ariko. Nyabyenda ni umuhanzi kabisa agiye nubaha cyane. Namumenye mfite imyaka 14, yanyigishije kubyina. Ufite imyaka 14? Ndi junior. Nabyo ko bidagusa kukuze gutyo. Umumama ufite abuzukuru. Afite abuzukuru. Ukaba waramwigishije kubyina. Yes. Ntibisaba gusaza, ntibisaba imyaka. Nta myaka. Ariko se warabaye n'intore, ubukomeye, ubukora siporo, buriya no mu mubiri wawe biba bigufasha mu ikintu cyo kwiyubaka. Nibyo rwose, nibyo. Ukaramba. Kurera Nyabyenda rero ni intore kabisa, ni intore. Agenda mwemera ndamwubaha. Urumva Nyabyenda twarabanye ke no kubana gusa no mu Rwanda no mu mahanga, kujye twarabanye ibe Toronto ibe hano Ottawa. Donc umuntu nzi imyaka myinshi. Nyabyenda duhura mu bintu byinshi bireba umuco, culture surtout y'Abanyarwanda, yaba mu byo kubyina, yaba mu kuririmba. Mfite n'indirimbo turirimbanamwo. Urumva ko no muri album yanjye kabisa arimo cyane. Yego. So rero ndamwubaha, ni umuntu kandi no mu kiganiro dufite watubwiye ko turi buganire cya gakondo nyine cyo mu ngo, ukuntu twubaka. Nyabyenda ni umuntu nge nawe dukunda kubiganira, twabitera inkuru abantu cyane ku buryo bazi ngo dufite na clinique ahantu bashaka kuzajya baza cyane bagasaba ko twababera abakansera nyine tukajya tubigisha. Ubwo rero mfite amatsiko ngo mwege mufite niba ari nabyita diplome muri ibyo bintu byo kwigisha. Ni diplome irenze kuko jewe nabyise mu Rukari barabitwigishaga. None se ubona ikibazo cyanjye cya mbere noneho reka twinjiraho tuzasubira mu mateka nyuma. Ubona ari ikihe kintu kinini gituma ingo zisenyuka uno munsi? Ngiye kuri iki uko mbibona. Dufite iterambere ry'isi riri gutera imbere cyane, rigenda mu ndege batazi yuko zizagwa hasi. Uko mbibona mu bwenge bwanjye, mu mitekerereze yanjye. Umuco nyarwanda wo urimo kugenda uyoyoka buhoro buhoro. Ese ni mu mahanga cyangwa no mu gihugu? No mu gihugu birahari. Okay. Hano mu mahanga ho no kwigana ibyo mu mahanga.
ariko no mu gihugu iwacu birimo birayoyoka. Abakobwa bacu ntabwo bakiri abakobwa, ntibategura kuzaba abagore, nta nubwo bateganya kuba ababyeyi. Icyo kintu kirahari, yewe ndakivuze imbere yanjye, ni ukuri kw'Imana. Igihugu kibyiteho, guverinoma yacu ibyiteho, abana b'abakobwa mu mashuri babigishe kumenya gutegura ubukobwa, ubugore no kuba umubyeyi. Urakoze cyane Fanny, niko ubibona nawe? Nibyo, urebye muri iyi myaka umwana si umukobwa gusa n'umuhungu, urababaza ndetse n'igiki ushaka kuzaba ukuze nk'umukobwa ukamubaza ati ndashaka kuba umupilote, ndashaka kuba umusirikare, ndashaka kuba umwarimu, ndashaka icyo ari cyo cyose akakikubwira, ugategereza ko bwira hanyuma se uzashaka ugire urugo, ugire abana nk'abuzukuru, ngo ya ibyo ntubitekereze ubu. Abo rero ni n'abana bazima, ahubwo njyewe iwanjye ndavuga ntoke ni byiza kuri uwo singira ikibazo, kuko bizagera bizana ibintu byose biva mu bwonko no mu mutwe, n'ukuntu environment n'ahantu hari n'imyaka uko igenda ikura, nibyo akaba yahinduka. Ariko wa wundi noneho akubwira ati yewe ndashaka kuzige nzabona nkwije seza nivire mu rugo ngende mbane na boyfriend wanjye, gusa wumva uwo koko niyo seza ntararangiza high school, gusa wumva ute? Wumva uwo atari we yakubabaza kurusha wa wundi atari no kwiyumvira urwo rugo, ahubwo ari kwiyumvira iterambere. Igihe abanze yiyubake ntacyo, kuko n'umugabo wa none si shyashya. Abagabo ba none si abagabo beza pe, ko nabo bajya kurondera abagore bafite ubumaro. Umugore ava muri famiye ifite amafaranga izwi, cyangwa umugore yize, cyangwa umugore afite akazi keza. None se wumva uwo mukobwa wawe umufite ari gushaka utwo tuntu, uravuga uti Imana ishimwe, kuko imyaka uko igenda ibitekerezo by'abana bigenda bihinduka. Ariko jyewe gusa nkanenga ahubwo ingo zubatse, simbizi, numva aricyo naza kuganiraho cyane, nizo nenga kabisa, ukuntu twe twubatse, no kugira ngo abo bana nanone biborohere kuba bafata inzira nziza cyangwa mbi, kuko kenshi urebye n'abo bana nyine biterwa n'imibanire ababyeyi babayemo bikabahindura. Wow, ahubwo jyewe nyabye mbona umuco gutakara, birumvikana. None se ntago twaguma turebera ibya kera, ntago twaguma turebera ibya kera, kuko reba nk'umuntu w'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi agahura n'umuzungu bagakundana, agahura n'umunya Cameroon bagakundana, ni gute muba mwifuza yuko aguma muri wa muco, cyangwa abana babo baguma muri wa muco, kandi imico y'isi bibiri itandukanye? Mbajije ikibazo cyiza cyane, kubera ko nari ndi Toronto, kugira ngo 2010 nigishaga abana batoya b'abakobwa, barimo abirabura, abazungu n'iki. Ariko ikintu abatica babo bavugaga bati bagomba imico yabo igomba kuza ariko igahurira ku muco umwe, gukundana cyambere cyo kintu gikomeye. Urubyiruko rw'iki gihe ntago rukundana, abakobwa b'iki gihe, abahungu b'iki gihe ntago bakundana. Ahubwo leta navuga leta z'iki gihe zizahindure ukuntu barahira ngo gupfa no gukira.
ngo tuzatandukanywa n'iki n'urupfu. biriya bintu iyo umwe agiye kwaka divorce kuki batamucaginga ugiye kwaka divorce yararahiye kuriya dufite leta dufite amareta abijungukiramo ndashaka kuvugisha ukuri leta yungukira muri ya bintu byo kurahira bakabarahiriza amafaranga akinjira muri leta ariko mareta ntago akavuga ngo birarangiye amafaranga akinjira ariko wowe ugiye kwaka divorce niba bakurihishe bya bindi warahiriye urupfu rurabaye cyangwa ntirubaye ngo ngo ndamwanze ngo yankubise ngo yagize gute hanyuma urupfuse warahiriye urupfu warahiriye rwaje ngo simushaka kiragiye se wamushakaga byagenze gute kandi warabirahiriye rwose warambuye amaboko idarapo ry'igihugu mene ubu ndasaba jewe nk'umuntu mukuru mbere yuko ndanigendera babihindure byo kugira ngo bakire divorce abagore n'abagabo bajya kurahira ngo babishyire ku idarapo ry'igihugu igihugu ntabwo bazi icyo ari cyo igihugu kirarwanirwa mbese muri make nk'uko umuntu uwo ari we wese iyo yarahiye akica ibyo yarahiriye afungwa cyangwa akahanwa mu gisirikare iyo warahiye cyangwa iyo wahariye nk'umuryango nka FPR iyo utatiye ubutatiye igihango ariko kandi urabihanirwa kuki badahanira abarambuye amaboko abagore n'abagabo ngo divorce ikoroha bakayitanga leta zikazitanga wayi mukaba mukurikiye channel mukaba mushaka kuduteza imbere kugira ngo tuzaje tubagezaho ibiganiro nk'ibi turabasaba mukore subscribe cyangwa se mwandike munsi mutange message uko mubona ibintu kugira ngo tumenye ubukurikira n'ikiye tugiye kuganira iki kiganiro tuzagikomeza ubutaha turi kumwe na none na Nyabyenda turi kumwe na Fanny mwakoze kuza Imana ibaho umugisha niko navuze cyane rwose Imana nawe urakoze Nyabye nawe iguha umugisha murakoze cyane gisa Imana gisa niko numva bayita ubundi ngomba kuba gisa cy'inganzo murakoze cyane mwakoze gukurikira Giza Vox